ntabwo ndi burenze kuri ibyo ngibyo gusa reka mabwire yuko abatutsi babi cyane babanzi b'abatutsi bakomeye kurusha abandi ni M23. uvuze injiji zishigikiye M23 warwanye muri CNDP wari iki wari injiji n'ubujiji bwagutwaye vuga Kongo niyo turi wakakanya uko tuzanira u Rwanda sinkwemerera oya uvuga ntabwo nwemera uko u Rwanda ntabwo ari roro modo u Rwanda ntabwo ari roro modo u Rwanda ntabwo ari modele ya Kongo no okay vuga Kongo niyo turiho. Yes, Muheto wa brother waja mbere reka tubwiye platform rwose nawe utubwire. Muraho neza bamwe ntago mbazi abandi ndabazi kandi mwese muravandimwe nkuko inshuti yabivuze. Ibibazo birahari byinshi ariko hari byo ngewe hari itandukano mfitanye n'abantu benshi b'abatutsi ntabwo ari bose ariko ni benshi nibo benshi. Dufite ibibazo byinshi twara dusanganwe ariko hari n'ibindi bijya biza byiyongera bikaza bitewe n'imyitwarire yacu aho ngaho none ntandukana n'abandi kuvuga ni ibyo dufite biterwa n'abandi hakabaho nubwo ngewe mvuga n'ibyo twebwe twikururira. Rero byuko dufite ibyago bitandukanye ntabwo nta n'umunsi n'umwe ndavuga yuko nta bibazo dufite nta munsi n'umwe nubwo abantu baje bavuga ngo njya mvuga ngo ntabwo dufite ibibazo ariko nta hantu na hamwe ndabivuga. Ahubwo ngewe ikibazo wenda nabaza ibyo bibazo duterwa n'abandi n'ibibazo twebwe ubwacu duhurwaho bikatugeraho mubona twabirangiza dute niye nzira twakoresha kugira ngo birangire burundu turi mu mahoro asesuye nk'abantu bose bo mu bindi bihugu. Sinzi wenda niba ikibazo cyawe kirumvikanye reka yenda nagira ngo munyemereye nagira ngo yenda mubaze gato yaduha yenda mu magambo make yaduha ibibazo dufite ni ibihe kugira ngo yenda tunabimenye ariko namubaze ku ruhande ingamba twafata kugira ngo tutabanje kureba ibibazo duterwa n'abandi yenda ibyo duterwa n'abandi byo kugira ngo tubibonere igisubizo twatubona dute. Yenda icyo cyifuzo cyanjye yenda numva nashaka kumubaza kuko ni bwa mbere twabonana jewe ndamuzi yenda nawe aranzi ariko nicyo cyifuzo nicyo kibazo nifuzaga kumubaza. Mbo sinzi Muhizi uvuze neza cyane uvuze neza utangiye uvuga uti ni byiza koko hari ibibazo koko dufite ibibazo dufite abantu barabireba ariko kubibona yenda no kubyakira no kubishakira igisubizo ni kimwe ababidutera nabyo ni ikindi yenda nacyo tugifate dutyo ariko noneho turebye muri hangle yo kuvuga ngo ufite ibyo bibazo turabifite tubivemo dute. Jewe nto nashaka kugira ngo kame mutwereke icyerekezo cyiza utwereke inzira twanyuramo unatwereke n'uburyo ibyo bibazo biteye kugira ngo yenda abantu niba abantu bagufiteho image idasanzwe bakumve umve n'ibitekerezo byawe byiza urukubyumva nabumve contribution yawe mu kubaka umuryango. Ikibazo nabajije nako ariko ndi kumva aricyo umbajije nawe reka ngerageza ariko icyo nashaka kuvuga niba hari umuntu uri ready kumusubiza ndumva yaje mbere akamusubiza kuko yabajije kandi Deni usa naho usubiyemo nanone ikibazo yabajije so ndagira ngo rero rwose hagira umuntu umusubiza ndumva niba uri tayari kumusubiza afungura microphone yawe ko ndabona hari ibiganza bibiri icya Safari na Manzi ndumva uri tayari afungura microphone ye reka mpere yenda kuri Safari noneho Manzi aze gukurikiraho anakomerezaho dahere kwikururira. Rero byuko dufite ibyago bitandukanye ntabwo nta n'umunsi n'umwe ndavuga yuko nta bibazo dufite nta munsi n'umwe nubwo abantu baje bavuga ngo njya mvuga ngo ntabwo dufite ibibazo ariko nta hantu na hamwe ndabivuga. Ahubwo ngewe ikibazo wenda nabaza ibyo bibazo duterwa n'abandi n'ibibazo twebwe ubwacu
duhurwaho bikatugeraho mubona twabirangiza dute niye nzira twakoresha kugira ngo birangire burundu tube mu mahoro asesuye nk'abantu bose bo mu bindi bihugu sinzi wenda niba ikibazo cyawe kirumvikanye reka yenda nagira ngo amunyemereye nagira ngo yenda mubaze gato yaduha yenda mu magambo make yaduha ibibazo dufite ni ibihe kugira ngo yenda tunabimenye ariko namubaze muri ruhande ingamba twafata kugira ngo tutabanje kureba ibibazo duterwa n'abandi yenda ibyo duterwa n'abandi byo kugira ngo tubibonere igisubizo twakibona dute je nicyo cyifuzo cyanjye yenda numva nashagaga kumubaza kuko nibwo mbere twabonana je ndamuza yenda nabaranzi ariko nicyo cyifuzo nicyo kibazo nifuzaga kumubaza mbo sinzi Muhizi uvuze neza cyane uvuze neza utangiye uvuga uti ni byiza koko hari ibibazo koko dufite ibibazo dufite abantu barabireba ariko kubibona yenda no kubyakira no kubishakira igisubizo ni kimwe ababidutera nabyo ni ikindi yenda nacyo tugifate dutyo ariko noneho turebye muri hangle yo kuvuga ngo ufite ibibazo turabifite tubivemo dute jewe niho nashaka kugira ngo kame mutwereke icyerekezo cyiza utwereke inzira twanyuramo unatwereke n'uburyo ibyo bibazo biteye kugira ngo yenda abantu niba abantu bagufiteho image idasanzwe bakumve umve n'ibitekerezo byawe byiza urukubyumva nabumve contribution yawe mu kubaka umuryango ikibazo nabajije nuko ariko ndi kumva arico umbajije nawe reka ngerageza icyo nashaka kuvuga niba hari umuntu uri ready kumusubiza ndumva yaje mbere akamusubiza kuko yabajije kandi Deni usa naho usubiyemo nanone ikibazo yabajije so ndagira ngo rero rwose hagira umuntu umusubiza ndumva niba uri tayari kumusubiza afungura microphone yawe ko ndabona hari ibiganza bibiri icya Safari na Manzi ndumva uri tayari afungura microphone ye reka mpereye nda kuri Safari noneho Manzi aze gukurikiraho anakomerezaho dahere bambwira yuko umuntu yaje akamurasa yari yatumiwe na mugabo muri Edikota kumanywa amubaza ibya M23 wowe icyari kikurangaje imbere waragiye uravuga ngo abaturage b'abatutsi ngo babwiwe ngo kuva mu byabo ngo bajye muri eneo ngo za M23 Muheto iyo abantu Goma irimo 23 abantu ko bari gusaba ngo mudushakire ubufasha nibiri audio warayumvise bakavuga bati mudushakire ubufasha tuve hano tugende turebe ukuntu twagera muri za Goma mutubwirire bene wanyu bari he na he barebe ukuntu batutabareze aya maraso nayinzira karenga ngewe ntabwo nkwanga sinkwifuriza nabi na hacyo mpfa nawe but ntabwo justice giba all uri umunyamategeko ntabwo ubutabera bujya busaza urabyumva ibi bintu uri gukora niba vengeance ufitanye ikibazo n'u Rwanda wagenda ukavugana n'u Rwanda abantu bacu basanzwe bafite ikibazo warahunze ababyeyi bawo bari mu Rwanda ntabwo wigeze ubacura ngo bagarure muri Kongo because uzi neza yuko hatari umutekano urabyumva kandi nawe iyo byakomeye wihishari Goma ntabwo ujya wako so nkavuga ni mwana wa mama ubwoko bwacu uraburenganyirije ngiye ahubwo nicyo kibazo nibaza uravuga ngo ibitekerezo byawe biratandukanye umuntu ibyo wandika ntabwo baravuga ngo amajambo ashobora kubura ariko inyandikira gumariya ngiye nyibaza nkavuga nti ibyo bibazo dushaka abo babiduteye nibande niba ari abanyarwanda wabatatse ko bari hari abafite igihugu bashoboye no kwirwanaho ariko ubwoko bwacu bw'inzira karengano kabwihore M23 se nayo kwiri kurwana hariya wafashe imbunda ukagenda ukabarwanya hanyuma ubwoko bwacu ukabuvuganira iyo leta urimo wafatiye membership wagiye ukabwira guverineri ukamubwira uti izi barriere zivaneho abantu n'inzira karengane muhizi ni mu M23 ni hagiye gusahura abanyagicanga ayo ma video nituyafite uriya nuza wa CMC nani general ngo niba ari domi agenda kohereza abasirikare bakajya gusahura abanyagicanga batera ibyuma abanyagicanga ntabwo wabibonye when did you speak my brother ni he wigeze uvuga ukavuga ati iki kibazo kiremereye bene wacu none se umuti turawuhera
ibyo bibazo noneho wafashije gukemura ibyuzi ko dufite ibyo duterwa n'abandi ibyo ngibyo ko nta bubasha tubifiteho wenda ariko ibyo noneho dufitiye ububasha nawe ukagira icyo ubikora so njye nkavuga nti uko nguko ni byo guterana ibibazo n'ibisubizo we know where a problem is urabyumva icyo turi kuguha ni amakuru yo kugira ngo ugende ubwire bashobuja ngaho ugende ubabwire uti nyabuna mureke abantu bacu bagende bahunge urumva muhangane na M23 ifite revendication zayo urabyumva ni muhangane nayo muyitsinde cyangwa ibatsinde ariko ibyo kuvuga ngo abantu bacu bazire ibyo M23 iri gukora kandi muri iyo M23 harimo abashi harimo abatembo wa mutembo w'umukoroneri ntiyavuye Kinshasa akagenda akabasanga none se ko batagiye ngo bafata abatembo babarimbura ko batari gufunga abatembo abashi ko batari kubafunga ese ubundi wowe ubwenge bwaba buri he ufata bene wanyu ukabahora ikibazo ngo cyuko mu Rwanda ngo rushigikiye M23 urabyumva ubwo urumva iyo hari logique irimo nk'umunyamategeko ubwoko buzira umuntu ntazira icyaha gato umuntu ntabwo azira ibibazo abandi bamuteye umuntu ntabwo azira ibibazo yiteye umuntu ntazira ibibazo yiteye niba nibye ndabizira M23 nibayifate nibajye kurwana bayitsinde urabyumva kongo ifite igisirikare ariko wowe urabizi neza yuko birirwa bafite abantu bakabatera amabuye abandi bakabahutaza you know this Muhizi urabizi bingibi kandi nawe bizarangira ariko bikugendekeye urabyumva ntabwo ndi kubikwifuriza ahubwo ndimo ndavuga ni aho ndi kubona iyi leta iri kwerekeza uburyo ndi kubona ifata abantu bacu ntabwo nawe mpamya yuko bagufunga urabibona baragukoresha ibyo byose nkuko nawe ushinja abandi ko bakoreshwa n'abandi ariko nge ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ndi umunyarwanda ndi umukongomani urumva wagiye umbekera ngo naravuze ngo isoko ni FPR naravuze ni isoko ni nka FPR ntabwo navuze ngo ni FPR naravuze ni isoko iradufasha nkuko FPR yafashije bene wacu urabyumva ntabwo nigeze mbivuga mbisubiremo ugenda unabikorectinge kuvuga ngo ni nka FPR ni ukuvuga ngo ni ikigereranyo cyo kuvuga ngo ni umuryango wacuye bene wabo nabo wakagombye guhagarara nubwo nge ntavugira isoko sindi umuvugizi w'isoko ntabwo ndi president w'isoko twagombaga kubinkiraho nkaho ngewe ndi umuyobozi w'isoko ugenda ubikire muri opposition ese Muhizi ubugendo ntabwo mba numvi ugomba kuvuga ngo abantu ntibashaka ibisubizo ngo byatewe n'abandi ibibazo wowe umaze kudutera ko ari byinshi bihagije turajya gushaka ibindi bibazo byo gukemura he twabanje tukagukemura wowe urabyumva that should be my main focus ariko ntabwo ngiye nshobora kwica mwene mama uri mwene mama rekeraho kurenganya ubwoko bwacu Muhizi rekeraho kurenganya ubwoko bwacu mu by'ukuri dufite ibibazo bihagije kandi ntabwo twebwe dufite urabizi ubwoko bwacu ntabwo bukora vengeance urabyumva urabizi neza yuko mu bwoko bw'abakongomani ntibumena amaraso urumva bw'abatutsi ntabwo bumena amaraso Muhizi twunamureho iyo nkota yawe uyerekeze kuri bariya bari kwica ubwoko bwawe urabyumva kuko wowe uri mukuru warabyaye ariko urumva ufite n'umudamu kandi Imana iguha umugisha uzabyare benshi urabyumva kandi abo bana bawe uri kubyara ujye wibuka yuko Yosefu yabaye mu ngoma ya Farawo imwe haza kwima undi Farawo utaruzi Yosefu urabyumva ubwoko bwe burasafaringa your children are living in the same situation my brother ushobora kubona umwanya w'ubudepitejo cyangwa ejo bundi urabyumva ariko bana bawe abakongomani bashobora kutazabamenya ejo bundi ntabwo ndi kuvuga ngo ducemo ibice abakongomani ariko abakongomani bagomba kurealizinga ko dukomoka muri Kongo urumva turi abantu umutwe niba ubyutse ukabarwanya niba urwanya nk'umutwe urwanya nk'ubwoko urabibona kandi urabizi yuko bidatangiye umunsi Muhizi baraba abantu bo muri Kongo bazamagirivi na mayimayi n'ibyabayeho utaravuka ntabwo twavutse tukabisangaho za 90 umutwe w'abatutsi watangiriye muri Kongo ryari ushobora gusubiza ibyo bibazo ntabwo wabisubiza why kubera ko urabizi neza yuko utari ujye hari imbere ngo ngere ujye kubwira nani uriya munuza guverineri ushyiraho izo bariyeri 9 kugira ngo abantu bacu barimbukire iriya hiri iyo mbese ubundi ko etat de siège yabayeho M23 itaraza yabereye hi niba hari umutekano iyo etat de siège yagejeje iki kubwo inka ntabwo zibwaga abantu ntabwo bashimutwaga anyways
ngenda rangije icyo nashakaga kuvuga ku kintu cyo gufasha bari abantu rero ni advocacy igomba gukomeza regardless of the distraction regardless y'ibiki tugomba kuvuga urumva twebwe turaba survivor nge nta kintu kikinkanga ikintu kijyanye n'umuntu kugenda hari akavuga ngo ngendo ngo ndumwicanyi ngo sigiwe ngo nabonye bandika uwo bita kanyoni batangira ngo nanjye ngo turi dangerous ngo ibiki nibiki urumva just kubera kuvugira ubwoko ahubwo babandi bari kuburenganya bakavuga ngo twebwe turabicanye uzabirebe neza ntabwo ntagetinga umuntu ku giti cye I attack the system kuko niba system itandindiye umuntu baravuga ngo icyaro ugenda unabisobanure kisegete urumva umubwira uti icyaro kitagucumbikiye ucyota umuriro urumva umubwira ngo ayo magambo yanurutseho ntabwo wayumvise muri space wayanyumviseho urumva nukuvuga ngo ubwoko bwacu bumaze imyaka irenga 25 mu nkambi yananiwe kuzicyura igihugu gifite miliyoni 2 zirenga kilometre kare urumva yakagombye kuzifata akazishakira n'umwanya Kinshasa cyangwa muri Kasai n'ahandi urumva ariko icyo kibazo cyaramunaniye rero yiturenganya turababaye imirima yacu hingwa na FPR urabyumva turababaye ibi turi kukubwira niba uri intumwaye ugenda umubwira uti we are sad ko abantu bacu bakinyura muri ibi ngibi badashobora no kugira umwanya ngo batambuke njye abantu twarimo tuvugana barimo bambwira ati umuntu uhetse igikapu ntabwo ashobora kurenga barriere urabyumva none se niba badashobora kurenga barriere ngo abasirikare niba bari kubabwira ngo mureke dupfane kandi wowe urabizi yuko mayimayi iri gukorana n'igisirikare cya nuza na FDLR nose zo FDLR zigeze zigukunda ryari niba reka tuvuge yuko leta y'u Rwanda iduteza ikibazo FDLR nta kibazo zaguteje niba se zikiguteza why kuko ushobora kurwanya u Rwanda n'urwanya FDLR aho nicyo kibazo kinshanga anyway ibintu rero nababwira hari iriya GoFundMe nawe ngushishikariza Muhizi kugira ngo uzatangemo amafaranga agenda arengera abo bantu bahunze urubyumva GoFundMe ishinzwe gusa kugenda kugaburira abantu bashonje baba bari Goma baba bari hehe twishake mu bushobozi nagira ngo ngira akantu gato cyane munyemereye so ndashaka yenda reka mbanza nshimire Muhizi nayo gukomeza kumuheza nguni kimushimire ko muri kiriya gihe bagiye kubonana na guverineri hari ibyo bashoboye kuvuga bavuga ku bibazo bijyanye na yenda nizo barriere ziri mu nzira bavuga ko zigomba kuvanwaho nangwa se yenda bakazimonitoringa kugira ngo zishobore gufasha abo bantu icyo gitekerezo cyari cyiza kandi ni nakiza yenda natwe ku rundi ruhande nubwo yenda tuzabonanye ngo tunavugane turappreciating on that ariko yenda hari nk'ikindi kibazo yenda nabonye muri comments za Muhizi cyavugaga ko ziriya mpunzi ziri mu bwiza zaje mu bwiza kugira ngo M23 zigira ingwate hanyuma babarase babice namara kubica bavuge ko ari leta yabishe so naho yenda ntekereza ko byaba gutyo ariko kuba yenda bishobora guturuka mu kanwa ka Muhizi akavuga ngo bari abantu naho nibaze ufite mwumve iyo ambara de choix naho bakwicwa yenda n'umwanzi nizo force negative nangwa se yenda bakicwa na 23 nkuko byavuzwe so we bikaguturukaho uvuga ngo biriya niko bigomba kugenda baramutse bishwe na ziriya force negative atari 23 yabishe ubwo urumva uburemere bw'icyo kintu kiba cyasohotse mu kanwa ka Muhizi ngewe rero icyo ntekereza yenda nifuza kugushishikariza ni ukuri pe komeza fighting ariko utandukanye ibintu bibiri utandukanye ufite communauté utandukanye ufite yenda uburyo umuntu ashobora kuba afite uko ateye yenda ubavuga uti bamwe barakoreshwa abandi barakoreshwa hari abakoreshwa yenda tubyemere dutyo ariko hari n'abadakoreshwa kandi bazira ubusa urugero biranababaje kuba uyu munsi wa none yenda bugege nashobora gupfa uri kubyumva ari mwajyanye kureba guverineri birababaje ni kigaragaza ko umugabo umwe ngo yahetse impyisi igeze ngo bakajya bamubwira ngo iyi mpyisi ngo izakurya ngo ageze ngo abazi impyisi ngo ariko ngo ko bahora abantu bambwiye ngo iyi mpyisi zandya wageze ngo impyisi iramubwira ngo ujye utinya ikintu abagabo babiri bakubwiye urumva
ngo bukeye iramurya ni ukuvuga ngo there is no one, nta muntu ufite security hariya. Hari nk'abapolisi bafata bagafunga. Hari abantu bigeze gufungwa ahantu nashaka kuvuga. Abo bantu bafunga babahora M23, ariko nyamara bari ahantu kure cyane badafite aho bahuriye na M23, b'abaturage b'abashumba. Noneho bamwe mu barabizi, hakozwe apere yo guhamagara ANR impamvu kiba bafunze, barya indimi kuko icyo bishakiraga ni umushahara, urumva, bahembwa n'amafaranga bakura mu batutsi, urumva. Rero umugani wawe, iyo apere yo gukuraho bariyeri ni nziza, barakoze barayikora, ariko se bariyeri yazavuyeho? None se follow up yakozwe niyi? Kandi ko bizi yuko mu byukuri bari abantu bari muri izira eneo bari muri danje. So icyo nashaka kuvuga turi buze nawe kumuha umwanya kuko biragaragara. Ndashaka kuvuga utuntu tubiri gusa ngahagarara kuri Twitter yiwe ya nyuma, sinzi niba ari ya nyuma, ndashaka kuyakoze indi muri iri joro nangwa mu gitondo. Yaravuze ngo twebwe nk'abakongomani batari abatutsi bigira abakongomani. Ndashaka kubaza Muhizi, usibye ko wowe wenyine uri aho ngaho, abandi muvukana bari he? Abo muvukana n'abakongomani n'abanyarwanda. Icyo nicyo kibazo gikomeye gihari. Mwashikonenze mukuru wahantu akorera na nundi abo ngabi vuti wowe ku giti cyawe uri umututsi, abandi ukabagira abatutsi batari abatutsi b'abakongomani. Abo babari mu bandi ni wowe wenyine mututsi gusa, bene nyoko abatutsi b'abakongomani. Ikindi cyanyuma nashakaga kumusaba gihewe ni ikintu kimwe gusa nashakaga kumusaba, ni ukuri pe ni umufighters mwiza cyane, ni umufighters mwiza, nakomeza fighting, nakomeza arwanira umuryango, nakomeza arwanire guhagararira umuryango. Noneho ibibazo by'umuryango bitandukane n'ibibazo bindi d'ordre politique yenda zifite external factors. Noneho ibyo abirebe ku rundi ruhande, nangwa bivuge ku rundi ruhande, ariko atabihuje no kuba yenda atabuje n'ibibazo bya community. Hariya hari siroga abantu bajya bakunda gukoresha bakavuga bati umututsi wese si 23, umundandi wese si mayimayi, umuntu wese si FDLR nangwa nyatura. Muhizi arabizi neza ko dairi n'ahantu atuye abantu birirwa bafungwa mu gitondo na nimugoroba. Ejo bundi bafasha abana b'impinja, abana kugezaho ikigo cy'ishuri kije gutanga ubuhamya ku mwana ari umunyeshuri ku kigo utaruzuza imyaka, wari ufite imyaka 14, ari mu gace Muhizi atuyemo. Uwo yarazi yaziraga ikimwe. Yari cyo nshaka kugusaba nk'umuvandimwe wanjye, nuko rwose dufatanya gukomeza kureba tuvuganire nk'uko ubikora. Uruhande rumwe uravuga ukavuga neza, ukavugira abaturage, ukavugira community, ariko urundi ruhande ukongera ukabivanga ukazana ibibazo bindi external factors. Izo external factors zivuga ukwazo, ntawe ukubuza kubona uburenganzira bwawe, ariko wizihuza n'ibibazo dufite hariya, kuko ibibazo dufite hariya birakomeye. Muhizi genda shaka kukubwira mfite fact, ushatse n'ubona umwanya uzambwire ngiye nzagushake, nzakwereka factors, mfite ibimenyetso byinshi cyane. Ntabwo anyway reka mbabwire n'ikindi kintu yenda mutazi. Nta nubwo twebwe dufite ibibazo bikomeye cyane n'abakongomani nyabakongomani, ntabwo naho dufite ikibazo. Abakongomani nyabakongomani nta kibazo na kimwe dufite, kuko nta mukongomani usanzwe ari umukongomani wica. Abica ni nyatura, abica ni FDL, abica n'izo mayimayi zituruka hirya no hino, naho abandi basanzwe nta wica urimo. Oya Deni, ariko ibyo uvuga Muheto haraho, Muheto Muhizi haraho abihakana, avuga ko FDLR dufite video aho kuri YouTube channel imwe, avuga ko FDLR ubu ntacyo zitwaye, ko icyazo ari ukusaba amadolari gusa zishyuza zisoresha abantu period. Rero nkaba mbona yuko uvuga yuko FDLR zigico zidutwaye, kandi kuri Muhizi we abona mu by'ukuri nta kibazo gikomeye kuri zo. None se reka nabyo mbyemere, abo bishyuza mu murima wabo. Ni gitangaza pe. Kuki bishyuza niba ndabizi pe ibyo avuga ni ukuri. Ibyo yenda ku ruhande rumwe aho abantu batagiye gupfira n'ejo nangwa ejo bundi hari n'abandi bagiye bapfa, ariko bagiye bapfa ni target z'abatutsi, abari mu kurasa ni target z'abatutsi. Abazi se
igitangaza nambwira umuhutu ejo bundi usibye bariya bahutu basubiranyemo banani ba generali na generali uriya bitaga generali Masiroga na n'uwo bita n'uriya wundi mugenzi wiwe, nambwire abandi bandi aho baratagitinga yenda bagende basange umuhutu hariya bamwice. Nibyo bariya FDLR zirishyuza. So uri muravuga ngo noneho reka mubaze niba zitishyuza zigatwara inka z'abatutsi nabyo arabihakana se? kandi ize ziri amahoro icyo basaba ni nyine impamvu nge ndi kubibaza uko nzu kameme nzi abantu bantakiye nzi bene wacu rwose bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, ariko nyine ari hano n'ibyo yavuze birahari. Niyo mpamvu numvaga nakubaza ibyo bintu kuko byanze bikunze ukuri ko kurahari, ariko nyine ngiye kubibaza nk'umuntu nyine wa co-host ngomba kubaza kugira ngo hayigire abantu bamenye ukuri kameme ko uri wo muri DRC kano kanya nawe ari muri Nord Kivu. Ubwo rero bigaragare ko inka z'abatutsi zidatwarwa na FDLR, ahubwo icyo FDLR zikora ari ukwishyuza gusa imisoro, hanyuma bayishyuza bikarangira kubw'ibyo ntacyo zitwaye. Ariko twaba dufite ku rundi ruhande sorry manzi, twaba dufite ku rundi ruhande abantu bavuga bati no twebwe zatwishe, usibye no kutwishyuza zatwiciye imiryango. Twaba dufite abantu FDLR zatemeye inka nyinshi cyane. Ubwo rero nagira ngo ari hano ndi kujya ngira ngo byibuze cyo tumenye n'ibintu ari buze kutubwira, kuko ari hano nshaka no kumuha umwanya kano kanya kuko twamonopolije ijambo cyane kandi akeneye kugira nawe uko avuga, hanyuma tukamutega amatwi n'abantu. Yenda ndabona ari benshi bamanitse ibiganza. Munyazesa naje nguhe ijambo, MB naje nguhe ijambo, ariko mureke nawe wenda tuze kumutega amatwi. Uretse wiri hari akantu uvuze kandi nawe yakavuzeho ka external factors. FDLR ntabwo ari external n'abakongomani. Ubwo icyo nacyaranza kukidusobanurira. Yanze bikunze ni umunyamategeko azi ibyo ari bijya agenda avuga abantu bagiye bakomozaho. Beni ndumva tumuha umwanya. Yego mwamuha umwanya rwose nabyiza kabisa. Muhizi wajya mbere noneho ukagira ibyo ukomentinga ku bantu byo bantu bavuze. Thanks. Ibyo mwavuze ko byose ari ukuri, kubera ko nta bisobanuye ko byose ntari bisubize, kubera ko hari nk'ibyo mwavuze ntavuze. Sinigeze n'umunsi n'umwe mvuga yuko FDLR ntacyo zitwaye. Ejo nimugoroba mbere yuko iyi space mwishiraho navuze yuko FDLR na RDF bose batwishe ejo muri mugoroba washize nabivuze, kandi ntabwo nabivuze kubera ko narinzi ko muri bushireho ibi bintu. Mbivuga rero kubera ko bose batwishe, ahubwo aho dutandukaniye namwe nuko mufata ibya FDLR akaba aribyo mwamplifiya nkaho aribo bonyine batwishe, mukibagirwa yuko na RDF yatwishe kandi mubizi ari nabyo byavuba, nubwo FDLR nayo no kugeza n'uyu munsi kitwica. Njyewe icyo navuze nahakanye, naravuze ngo ntabwo ndahura na FDLR kuva nakandagira muri Zaire muri 2018. Uko niko navuze, nibyo navuze kuri YouTube, kandi n'ubu ngubu kugeza kuva icyo gihe kugeza nabuno sindahura nabo kugeza nabuno. Rero ibyo ngibyo byo gufata ibyo mvuga mwarangiza mukabihindura kugira ngo mukunde munyite umwanzi w'abatutsi, aho ngaho reka mpagarukeho. Ntabwo ndi burenze kuri ibyo ngibyo, gusa reka mabwire yuko abatutsi babi cyane babanzi b'abatutsi bakomeye kurusha abandi ni M23. Byo nahaboneye utaragenda uvuze ko uvuze injiji zishigikiye M23. Warwanye muri CNDP. Wari iki? Wari injiji? N'ubujiji bwagutwaye. Reka ngubwire manzi. Uwo ntabwo kumwe narashana amavuta ngewe, ntabwo ndi umwana w'ejo bundi. Reka ndagira ngo mwese abari hano banyumve, nkuri byonzi nabikoze kuva kera mfite imyaka 14, uyu munsi mfite 40. Urukunyumva? Yego. Rero njya kurasa mu butu namurashe twarahunze nta presque tout le monde babatutsi batakiba muri Kongo. Ejo bundi muri M23 ejo bundi ya 2012 wenda ntabwo ndi busubire mu matonda ngingo, ariko nubwo ngubwo Perezida Kabila ntabwo ari we Perezida Gisekedi uyu munsi. Kabila yari ivugiye n'akanwa ke aravuga ngo
nta mututsi wahungiye mu Rwanda abariyo bose baratashe bari impunzi za 59 we ubwe nka president sekiye contraire nibyo president ubu ngubu na Muyaya ukuriye ministre wa communication umuvugizi wa leta bavuga nta munsi numwe baravuga yuko abatutsi atabanye Kongo barabivuga buri munsi bakanavuga ko n'ikinyarwanda ari ururimi rwa Kongo bakabivuga nta ubashizeho imbunda n'agahato. Ikindi Perezida Gisekedi wacu uyu munsi nshigikiye nkunda cyane ariko nkamukunda bikababaza njewe mukundira yuko ababwiza ukuri akagaragariza neza ikibazo nyirizina cy'igihugu cyacu n'umwanzi wa nyawe. Ikindi cya kabiri reka babwire impamvu yabaga muri opposition mejizami ntabwo Gisekedi uyu nguyu ari wabaye muri opposition na se yabaye muri opposition twese twabaye muri opposition kugeza muri 2012 agiye ku butegetsi njewe abo twavuganaga cyane barabizi bo marerezema ntabari hano bamwe wenda nanabivuze yaba bari hano babyumva narababwiye ngo njewe nihatorwa undi utari Shadari nzava mu ishamba sinzasubira no mu ishamba nihatorwa undi utari Shadari kuja ku butegetsi byari Kabila usubiyeho ariko yaba Fayulu ntabwo yari Kabila yaba Gisekedi ntabwo yari Kabila n'abandi bose bari kwiyamamaza ku mwanya wa president ntabwo narinzi ibikorwa byabo bibi nangwa byiza none nagize umugisha ugiyeho aratuvuganira mushaka iki nje mbora mu ishamba gusa ubutarivamo kubera go gusa u Rwanda rwabivuze me chers amis Makenga agiye mu ishamba muri 2016 abandi bagenzi be ntabwo baje bakaba promoted hano ntabwo baba promoted kure poke ya Gisekedi ntabwo nzangenda mu kigare ngo kubera ko abavandimwe banje babaye mu kigare cy'u Rwanda ibyo ngibyo byo mutoke imbere yangu ibyo ntabwo nabyemera nuko Kaminzobe yari iri wiki yarari muri M23 reka nongere mbabwire ibibazo nanjye nshobora gupfa hano muri Kongo ariko nabanziza ingaruka z'amafuti yanyu mwebwe mushigikiye M23 na M23 n'abashigikiye u Rwanda na politike yarwo ibyo mu byo niyo Kaminzobe nabanziza amafuti y'abatutsi bamwe b'abanyekongo bashigikiye intambara hano Muheto pardon gatoya Muhizi bari kukubaza Kaminzobe yarari umumajoro mu ngabo za leta ntabwo ari muri M23 aramuzi umva wiri nashubije ngo nanjye ubwanjye ngewe sindi kure M23 uri ordinary person no wowe uri ordinary no Muheto wowe uri ordinary hear me out wowe uri ordinary wowe uri ordinary person ku buryo uwaza akakwica birumvikana ko yenda ashobora kukwitiranya n'abashigikiye umutwe bitewe n'ubwoko nawe barizwamo birumvikana wowe upfuye kuko you ordinary sofa uko nubwo ushigikiye leta ntabwo tuzi any position you occupy ubu ngubu ariko dufite umumajoro wakoreye leta imyaka myinshi ishoboka hanyuma bamutera amabuye baramurya reka ngusubize ndabizi reka ngusubize okay buretse gatoya kugira ngo nsubize kuko ndabizi kurubuze kunsubiza leta nta kintu yigeze bikoraho abamwishe n'uyu munsi nta nkete yakozwe ngo ubwo majoro byibuze abantu bamuriye baracyakomeje kugira inyota yo kurya abandi nta ankete yakozwe icyo ni kimwe icya kabiri dufite Perezida Kisegeti udafite hate speech muri we ariko akaba muri guverinoma ye hakaba harimo abakoresha hate speech banagaragaza ko ntabwo umututsi ari umukongomani ahubwo ni umunyarwanda akabivuga Muhindo Nzangi akabivuga ku mugaragaro akazana n'amareshereshe yakozwe hanyuma aho kugira ngo abe pini akaba uretse gato aho kugira ngo bamupinise aho kugira ngo bamupinise bakamuvana ku kuba MP akajya kuba minister
uwo muntu wagize ivangura rimeze gutyo unexcludinga community imwe mu gihugu cya Kongo. Kisegeti ese koko ntibyaba ari ukuyobya uburari niba abo muri guverinoma ye badashobora guhanwa bavuze amagambo avangura abandi? Ndongera nshireho uhagarariye Assemblée Nationale uyu munsi wa none wavuze ko Moise Nyarugabo kubera atanze opinion ye agomba kujya iwabo agataha kuko atari umunyekongo, agomba gutaha iwabo. Ese koko ni gute perezida wa Assemblée Nationale akomeza kwidegembya yaheje yavanguye yirukanishije, nubwo bitakunze ariko byanze bikunze amaherezo bizakunda kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu, akaba atarahanwe, akaba gikomeje kugira umwanya we usanzwe ameze neza ntahanwe, ntana byibuze ntitunumve na speech imukosora. Ese ntibyaba ari ukuyobya uburari bw'uwo wita ko ari perezida wawe utagira ivangura? Reka nongereho kano kantu wenda bisubirize rimwe. Reka nsubize kimwe mwindundaho ibibazo, reka njye nsubiza kimwe nimurangiza mubaze ikindi mpaka birangiye. Reka nsubize kwa icya Kaminzobe bo yes yari yambaye uniform ya leta, reka mbifate ndabyemera kandi yarafite grade ya leta. Reka mvuge nundi basene kuvuga Muhizi simple individu, mvuge general base general Tutsi uhuye nundi mu general nawe umu extremiste ufite ubwenge bukeya, ndaza kukohereza, ndaza kubahereza link ya publication nakoze y'abantu baba extremiste ngiye bafatanye nk'ibigoryi. Aba extremiste b'abanyekongo ni ibigoryi, abatutsi bashigikiye M23 ninjiji, ariko abanyarwanda bo nabagome kuko baba babikora babizi. Rero umugenerali nangwa undi mu majoro nundi muntu ufite grade wambaye uniform ya leta wo muri Kongo nawe bishobora kumubaho bikozwe na babagome baba inyora batazi gutandukanya umututsi na adui n'umutrete. Buriya umututsi witwa Muhizi n'umututsi witwa wenda X uri muri Kongo, wenda tuvuge Karambi wese wenda mwese muzi nangwa mwangacucu aba batutsi bakomeye, wibera muri Kongo ushigikiye Kongo ushaka gukorana na Kongo, ariko ntago bamuzi nangwa baranamuzi, ariko kubera ko bamubona ko ari umututsi bakaranirwa kumutandukanya na adui witwa wenda X. Nangwa reka mvuge basi, reka mvuge mwebwe muri hano, mwebwe mushigikiye M23 n'u Rwanda, noneho ntibamenye guntandukanya na murumuna wanjye ukorera u Rwanda na M23 bakagendera muri wa mujinya, kubera ko mwebwe mwavuze yuko abatutsi bose aribo bahuye bafite ibibazo muri Kongo, ko ari iyo mpamvu mwafashe intwaro mu rwanya leta, mwarangiza mugatera umujinya abo bantu, barangiza bakica bene data b'abasirikare nangwa babandi bafite ama personality. Njewe damutoya n'igikeri gihuye n'isuka, ntabwo njewe mfite akamaro nkuko inshuti ari kubivuga, ariko izo zose ni ingaruka z'intambara z'amafuti tujyamo tukiexposa, twahura n'ibyago. Oya, kubera ko iyi space iri recorded ntabwo ushobora gutwistinga amagambo mvuze. Ndavuze ngo uri ordinary, ntabwo mvuze ko udafite akamaro. Umuntu usanzwe ntabwo mvuze ko udafite akamaro. Ndavuze kugira ngo iyi space iri recorded, ndavuze ngo uri ordinary ariko ufite akamaro, kuko ntabwo ordinary ari utagira, ari synonyme y'utagira akamaro. Oya, reka navuze undi muntu rero ufite utari ordinary, ufite personality zo hejuru, ufite andi ma personality, ushobora kwicwa akicwa n'abantu bagendeye muri rya majambo mwebwe mwatangiye bantu ba M23 n'u Rwanda bwo kuvuga ko muturwanira twebwe abatutsi. Noneho navuze ngo amagambo ya M23 kuvuga ngo batangiye bafashe imbunda kugira ngo barwanire abatutsi bo banyekongo, ntacyo dusanga ibindi bibazo n'abandi, mwarangiza mukabikura muri abo bandi mukabyitirira abatutsi. Ni ukuvuga ngo aba batutsi bose baba inosa tuza kwambara umwambaro wacu, twarangiza abo bandi baba victime nabo b'ubuyobozi bubi bakaza kutwanga batekereza yuko natwe twabigizemo uruhare, tukaba twapfa nkabakama inzobe n'abandi benshi bagenda bapfa. Uri kubyumva? Mboreka ngaruke kuri injustice.
injustice wavuze yuko abantu bakora ibyaha nk'abandi bariye Kaminzobe n'abandi bisha abavandimwe bacu barangiza ntibahanwe. Reka nkumenyeshe yuko injustice yo ntabwo sinashobora kurenga ku kuri ndi kukureba. Injustice irahari ku rwego mutajya muvuga ahubwo mwebwe muri iyo ngiyo wasanga mutanabizi. Ikindi abantu baje bica abantu bose buriya mwese nshatse nabapartaja intumbi ziba muri telefone zanjye zo ku magroupe ya WhatsApp ziza zikuzura ngasiba z'abasivile bo mu gihugu cyose, ariko nta na hamwe urumva urubanza rw'abantu bisha abandi hano muri Kongo. Ni ikibazo gikomeye kiri rusange. N'ubu ngubu ejo bundi twari tukuvuga, ejo bundi twawe na guverineri turabimubwira, twarimubwiye nubwo twamubwiye ibintu byinshi. Icyo numvise mu byo twavuze bakoze no gukora desante, cyo kora ngo bakoze desante, nubwo twifuzaga ko bakora desante na guverineri akajyayo, ariko bohereje byibuze intumwa nabwo barakoze, basubije bimwe mu byo twabasabye. Twizeye ko nibindi bazabisubiza, ariko injustice nayo twarayivuze. Ntabwo abatutsi bahohoterwa aribo badakorerwa justice, kuko hariho nandi moko. Natanze n'ingero z'abantu bapfiriye ahantu hitwa Nguluru nepfo y'imahanga, hepfo y'ahantu hitwa Ikazinga urukwerekeza muri Warikare. Aho hapfuye abantu barenga 29 pariku. Abantu bapfuye aho hantu hitwa Nguluru hepfo y'imahanga, hapfuye abantu 29 bicwa nta mututsi n'umwe wari urimo, ariko n'ubu nta butabera bwabaye. Bisobanuye ngo ubutabera buri donc injustice irakavaringa igihugu cyose. Kandi reka mbabwire, Gisekedi mwe kujya mu muhohotera rimwe na rimwe. Je vous en prie, Gisekedi yagiye ku butegetsi adahiritse ubutegetsi bwose bwari buriho, ariko muri iyi minsi reka mbabwire wenda abantu banyumve, yaragerageje akuraho guverinema yose, ayikuraho ashiraho iyindi. Uyu munsi M23 yateye abaguverineri bose yarari hafi kubamaraho, bashizweho na Kabila. Les administrateurs benshi bari hafi kuvanwa. Ubu yarari gukubura ashaka gushiraho abo azajya avuga bakamwumva bakagenda muri optique imwe. Rero Gisekedi gutegeka kino gihugu ntabwo ari gutegeka urugo, n'urugo ari abagabo barunanirwa nkanswe. Rero ntabwo byakorwa nk'uko twebwe tumva byakorwa mu kanya gatoya. Je vous en prie, muje munenga ariko mugire naho mushima. Ibyo mushimye mubifateho mubikomeze, ibyo munenze mufatanye n'uwo nguwo muri kunenga kugira ngo byubakwe. Mureke intambara, mureke gushigikira abicanyi, muze dufatanye urugamba rwo kurwanya iyo injustice, maze murebe ko ibintu bitazaba byiza. Mureke kwambara gutuma ubwoko bwacu bw'abatutsi abanyarwanda babwambika M23 n'amayire yabo. Ibyo ngibyo nibyo ndi kuvuga ahubwo. None nashakaga kukubaza guverineri ko mwamusabye ko akuraho izo barriere abantu bagahunga, kuko nubwo uvuga ko dushyigikiye M23 ariko nta bihamya bihari byo kuvuga ko tubashyigikiye, ahubwo twebwe turimo turavuga tuti se kubera iki ko nani iriya etat de siège yabayeho M23 ikiri hanze yari ibereye hiki? Ese icyo iyo etat de siège yabereyeho cyabaye achieve? Ni ukuvuga ngo mayimayi zirimo zirarwanywa, ni ukuvuga ngo FDL zirimo zirarwanywa. Ese wemera yuko mayimayi ubu iri gufatanya na leta na za Nyatura zikarwanya M23? Ese mu mategeko wize ibyo babyita iki? Nakumvise, reka ngusubize kandi ndagusubiza wenda mbese mbizi. Imana guha umutima wo kunyumva ibijyanye, ariko wincira urubanza ndimo ndakumva turimo turasharinga amagambo. Mwarambamuye rwose, imiterere yanyu iri traumatiza. Nge nande ko ntari nakuvuga, ariko muhizi ko nta hano turahura ngo mutaze wamvuze mu kanya nose wano uri kuvuga, ariko ndimo ndakubwira ni mureka nsubize yararimo nsubiza. Nari mubajije ikibazo, habayeho etat de siège, kandi mu by'ukuri etat de siège yabayeho M23 ikiri hanze, ariko ikigaragara amakuru tuhabwa na UN leta ya Kongo irimo irakorana na ya mitwe yashyiriweho etat de siège ngo bafatanye ngo bayirwanye. Nanjye narimo mvuga ni Muhizi n'umunyamategeko,
ibyo babyita ikindi kintu nakomozaga nashakaga kuvuga aho kijyanye n'uriya rukwebo yagiye Bukavu abamayimayi bamaze abanyamurenge ageze aho abwira abantu b'i Bukavu ngo perezida ni mayimayi. Ibyo ngibyo ni message ishaka kubwira iki abanyamurenge. Icyanyuma ndandangiza sindi bwongere kuvuga muri iri joro, ese ko avuga yuko extremisme yacu ariyo itera abatutsi bo muri Kongo gupfa, mu mategeko yize ntabwo icyaha ari gatozi, ntabwo umuntu azira icyaha cye, umuntu azira icyaha cy'undi. Niba se koko ibintu iby'imitwe igira nabi ubwoko bwayo buyizira, kubera iki ubwoko nyaturi turukamo butabizira, kubera iki ubwoko mayimayi turukamo butabizira, kubera iki ubwoko kodeko iturukamo itabizira, kubera iki. Reka nkubwire yuko Mudacumura yishwe muri periode ya Kisekedi, n'uwamwungirije ku kanya bamwishe icyo gihe. Habayeho intambara zitandukanye za mayimayi n'aba bose bagarutse bakaza gufasha FARDC kurwanya M23. Abo bose niba utabizi bararashwe, kandi barashwe kuri periode ya Kisekedi, barasenyerwa pe muri 2019 iri kurangira kugeza ejo bundi ubwo batangiye kwiyunga na FARDC. Reka nkubwire impamvu rero ntabwo nigeze nje inama na chef d'état major nangwa umuvugizi wabo nangwa Kisekedi kugira ngo izi mayimayi n'izi milise zose zifatanye na FARDC, ariko hari ijambo ngiye kukubwira mwese ni mwese rekane kusibula manzi. Ubu ngubu utewe uratabaza. Iyo utewe uratabaza, watabaza rero uje kugutabara wese uramwakira. Ntabwo uvuga ngo uyu yanogeye umwana, ejo bundi yanyiciye umuntu, ejo bundi yantemeye inka, uyu simushaka mu bantabara kandi ugutabaza. Reka mbabwize ukuri, izi milise zose ziri gufasha FARDC uyu munsi ntabwo ndi yakane, kubera ko njya mbibonera n'amaso yanjye. Ejo bundi nari burungu, kandi sindi bubeshe ibizwi na buri muntu wese, nazo ubwazo zibyivugira, ibyo sinjya mbishobora. Ariko iyo utabaje abagutabaye bose urabakira. Ni gutyo haje izi milise zose ziza gufasha FARDC ubwo yari igeramiwe M23 na RDF bari kuza gufata ubutaka butandukanye, amateritware atandukanye, amazone atandukanye, ahantu hatandukanye, bagenda bahafata bakonkera. Igihe batangiye gukora amakonkete baza gufata ahantu, nibwo leta yatabaje, itabaza uwaje wese gutabara, yaratabaye. N'ibihugu bindi byaratabaye, ndetse nkanswe abaturage bitwa ngo n'abatu defense. Icyo ngicyo sasone quelque fois mal kumva yuko ushobora gutabarwa, warangiza ugatabarwa nabo n'ubundi bari basanzwe bitwa banzi bawe, warasiye abamambere babo. Kuko ndabizi neza ngewe, ntabwo nabari hano kuri space baba muri Kongo barabizi yuko izi milise z'abanyatura z'abamayimayi zararashwe pe muri Masisi, ziraraswa ku buryo bufatika, zirasenyerwa. Muri 2019 nagiye wari Karenja n'igatoyi niyo hepfo za Mangeri, nagezeyo habayo mayimayi cyo kora nta FDLR, nubwo bamwe baje bambeshera ngo hari na FDLR, hazari ziri bari barazikuyeyo. Hari mayimayi cyo kora nyinshi ku buryo mutabyumva, buri muturage wese yarameze nk'afite imbunda. Ariko igihe president yaragiye kuzirasa, ngewe ubwo bwaranyishe bunyica ndi kuvuga se imbunda nabonye ira hepfo. Izi FARDC nziza abasaza bafite imyaka 90, ubu koko zifite ububasha bwo kurasa zira mayimayi, mbona c'est presque impossible. Ariko ngira umugisha ngiye kubona bashizeyo force zabo, barabarashe, birashobotse. Ahantu henshi kugera za gatoyi niyo hepfo yaho hariyo n'imahanga, hariyo FARDC, kandi zagiyeyo zirashe izo mayimayi zari ziriyo nizo nyatura. Ibyo ngibyo byarabaye, twese turabizi, kiretse kubyihakanishwa ku bushake, ariko byarabaye. Nukuva rero niba leta yaragerageje igakora ibishoboka byose ikarasa milise, ariko hakaza milise ifashijwe n'ikindi gihugu, nako igihugu cyitwaje milise kikaza cyitwa M23 ngo kiri kurengera abatutsi, kandi nari mvuye wari Karejo mu minsi ishize. Imbere yaho nagezeyo abasaza baho barambwira ngo bari baheruka umututsi muri nonande.
none ubu ngubu sinakandagira kubera ubwoba cokora n'ubwo baje bambwira ngo ngeyo nkagira ubwoba nkavuga ngezeyo nshobora guhura n'igihe ababutsi kikagira ngo wenda nanjye ndi umuntu wa M23 waje kuneka nkagira ubwoba bwo kujyayo ariko baje bazana hani wanje hani Goma nkabafata nk'abavandimwe nanjye bakamfata nk'umuvandimwe niyo byanakomeye bazi yuko ngewe ndi radicale kuri M23 bazi kandi ndabizi nanjye yuko ntabwo nyikunda simba kunda ba M23 pepe nukuvuga ngo nibo baduteje ibyago ubwo abadutabara bose baza wenda bo entre guillemets hari gihe wenda nyuma ya M23 bazakomeza bakarasizo mayi nizo nyatura nkuko bazirasaga mbere yuko M23 baho ariko umutwaro uremereye wamaze kuvaho kuko ibyo ngibyo nibigaragara ibijyanye no kuvuga rero ngo ntuza ngo uriya perezida parlement yaravuze ngo perezida ngo wa republika ngo Tshisekedi ngo ni mayi reka mbabwira uko yitwa mu ndimi z'iwabo uko njya mbabaza ngewe nigeze no kubivuga kuri space nabyanditse hano abajya kurikira space zanjye nigeze kubaza ngo se mayi ni iki cyo gihe cyantuza nyine ca curiya perezida parlement ndabaza se ubundi mayi ni iki baravuga ngo ni autodefense rero nkaza kuyihuza n'ibyo twita n'ibyo abanyamurenge bita autodefense arizo kwirwanaho autodefense ni ukwirwanaho mu kinyarwanda nukuvuga ngo nigeze no kubivuga muri space hano ndi kuhabona abanyamurenge bamwe nabo bagiye kumera nka bagenzi banjye bashigikira intambara bakanga gushigikira leta kwirwanaho no gukora autodefense ni kimwe n'igifaransa ikindi ni ikinyarwanda bisobanuye ngo mayi nazo ni zatwirwaneho nyinshi ubwo rero Tshisekedi perezida parlement yavuze ngo Tshisekedi ni mayi ntabwo ndi ku interprete ibyo ntari mu mutima wa nyiri kubivuga yaza kuba ari we mwabajije wenda kubivuga neza kundusha ngewe ntekereza yuko yamwise mayi nk'umuntu uzi kwirwanaho kandi azi kwirwanaho pe umuntu yashoboye kwirwanaho arangije ajyana Kagame muri Rwanda agezeyo ahita agaragaza yuko ari we bose wa M23 nyuma yaho bajya muri Amerika même chose buri gihe akamwexposa bigakunda azi kwiyaranje nukuri azi kwirwanaho afite amayere yo kugaragaza neza aduyi ninde ni nayo mpamvu uyu munsi ngo mitarafatwa niyo mpamvu batari bashobora neza kugera muri Masisi ntabwo bari bakandagira neza muri Masisi keretse mu ishamba ry'ibirunga uko kwirwanaho kwa Kisegeti ndagushigikiye yaba ahubwo yarashoboye kwirwanaho kurenzaho agakuraho M23 tukayibura ntizongere no gukandagira kuri buno butaka bwa Kongo yo n'u Rwanda bikatuvira ku butaka ubundi akazagaruka karasa mayi nizi nyatura byose nizi FDLR byose bikava hano tukabona umutekano afatanya bikorwa ngo wiki akarasa abafatanya bikorwa ubundi ndiye barasagase oya ariko ubu ngubu bari gufatanya ku mugaragaro ntabwo tubizi biri nyuma nifuza ko azabarasa ngewe nico kifuzo cyawe wifuza nyine ibyo wifuza si byo bizashirwa mu bikorwa kuko urinde se ngo ibyo wifuza bari byo bishirwa mu bikorwa bizaba siko ndabizi wa muhungu we ko ndazi bizaba mbere yejo nyine twe turavuga ibiraha uyu munsi wa none biratwereka yuko hari umubano mwiza hagati ya FDLR na Nyatura na Mayimayi na n'ingabo za leta hari umubano mwiza rero ugiye ku predictinga ngo hari ibibi bizaza waba uri gukora yaba ari wrong prediction kuri byiza abarashi akabakura hano muri kino gihugu cyacu byaba byiza kuri ngewe ngende kuvuga ibyanjye ntago ndi kuvuga ibyawe njye turi kukubwira ibyaje turi kubwira wenda ngiye kureka espoir biriya bintu yayivugiye mu gace akomokamo uriya perezida wa parlement nekereza ko nubwo busobanuro utanga abuzi cyane yenda binarenze ariko wenda icyo utabashije gusubiza nuko nakubajije nti uwo perezida uvuga ko yasanze hari guverinoma ihari agatangira no kuyikuraho ni nawe wa promotinze Muhindo Nzange nyuma yo kugaragaza ko yakoze recherche z'uko abatutsi atari abakongomani uwo perezida cyo ntabwo wabashije kugisubiza ntabwo nigeze mvuga yuko aba extremiste bose yabarangije ntabwo ariko we promotinze ni buhoro ibintu ni buhoro yamutinga gute umuntu we extrudinga bene wanyu avuga ko atari abanyarwanda
tegereza ibya Muhindo n'abandi bose baba extremiste aho kugira ngo twongere ibyago mu bindi tumuhe umwanya tumufashe kumwereka n'ibyo byago ababiduteza aho kugira ngo tube ibyago mu bindi by'abanyekongo aho ngaho niho ngewe tutumvikana nge namwe nukuvuga ngo niba tuzi ko Muhindo ari aduyi koko akaba avuga ko batutsi atari abanyekongo twarangiza natwe tukagaragaza noneho ko tutari abanyekongo kubera ko turi gufasha u Rwanda kuza kuduteza ibyago ndabyumva ibyo uvuga ndabyumva ahubwo ndi kukubaza uwo perezida uvuga ko we atari umu extremiste atari atana discriminating ari umuntu uri aho ngaho uri inclusive uwo niwe ufashe Muhindo Nzange umaze ku-excludinga ubwoko bwawe avuga ko bitashoboka ko baba bakongomani anakoze recherche nyinshi nyuma yaho amuha promotion ese ntabwo ari abafatanya bikorwa ni gutuha promotion uwamaze ku-excludinga agace kamwe kubwoko kuburi mu gihugu cyawe kubera ko uri gukora cover up ndagira ngo icyo kintu gisobanure bano bantu baraha Umuhindo Nzange ni aduyi ariko the same aduyi yabaye promoted uri kuvuga ngo tumuhe igihe gute ari gupromotinga aduyi none mwebwe reka nkubwire ofete haraho utari kunyumva kandi kubera wenda bo sinzi impamvu nabo ndi kumenya impamvu utari kunyumva ngene nakubwiye ngo umusiziye uraho usanzwe ngomba kukubaza nk'umunyamategeko nk'umuntu uba muri Kongo nk'umuntu unzi kuva emwe ngomba kukubaza rero niba ndi umugabo singera kubwiye neza ukuntu wavutse byose nibiro wavukanye nabikubwiye ndakuzi nge nkuzi neza nukuvuga ngo reka nongera nsubire mu jambo navuze kare ntabwo kuyobora igihugu ari ukuyobora urugo hari n'abagabo bananirwa kuyobora ingo nkanswe kuyobora urugo icyo nakivuze nukuvuga ngo ibintu byose reka mabwire ariko ubundi kubera iki mujya mubona yuko ibintu Kisekedi ashobora gukora muri absedeta mu masegonda mu gihugu yinjiyemo adakuyeho leta yose ngo ashire hiye igihe twapfuye mu Rwanda sizari ingaruka z'intambara z'abacengezi kandi byitwa ko leta yamaze gufata igihugu nukuvuga ngo ibintu byose ntabwo Kisekedi ashobora kubikora umunsi umwe ngo abirangize no gukuramo imitima y'abo ba extremiste sakute bigomba gufata igihe rero ntabwo wanenga Kisekedi ibintu agomba kubikora buhoro ariko ibyo yakoze n'amagambo avuga n'ibyo yagiye akora kuraho izo guverinema ubwe nikisi muri manda y'ubutako atari kumushiramo noneho nango akamushikiriza ubutabera ibintu byose ntabwo wabikora umunsi umwe ibyo nawe ubwawe bagushize ku butegetsi buno ngo uhita ubikora ushobora kugonga igikuta nangwa wowe akabari bakugonga ahubwo agomba gukora sinahita mbikora ariko sinahita mbikora ni gake ariko at least amaze kugaragaza ko ari umwanzi w'ubwoko runaka at least habi namurekeraho yarari ariko simuhe promotion ariko icyo nicyo ndi kuvuga uha promotion gute d'ailleurs akora interpellation ya Azarias Ruberwa amaze kugaragaza yuko abatutsi atari abakongomani yabaye applaudi na parlema yose baramwaplodishe noneho ahita naba populaire muri iyo minsi yakurikiyeho as a result aba promoted ese ni gute ushobora gupromotinga naho gukora ibintu gake byo ndabyemera aho gupromotinga uri kubiba urwango mu gihugu cyawe gute aho rero ni utari kunkunda sinoge cyane kutari no kuhashikira usubiriramo gatoya okay icyo uvuga ngo gukora ibintu gake buri mutegetsi wese w'umunyabwenge yabikora birumvikana ahubwo narivuze ngo ahabi iyo amugumisha aho yarari noneho ntahenge nyuma yo kwenterpera Azarias Ruberwa amaze kumwandagaza amaze no kwerekana impapuro zigaragaza ko yakoze recherche ko abatutsi atari abanyekongo amaze kuba applaudi na Assemblée Générale yose as a result aba promoted
habi iyamugumisha aho yarari niba atanamuhannye da niba ategereje no kuzamuhana ariko ntamupromotinge umuntu umaze kubiba urwango no kuvangura ubwoko bumwe mu gihugu. Icyo ngicyo rero nicyo nshaka ko umugirira neza. Reka ngusubize, ndagusubiza par exemple kugira ngo wumve, kandi ndabaha example jambo nanjye nkagira icyo mbafasha amaze nsubize nawe uraza harakurikiraho numara gusubiza aka kanya harakurikiraho brother Espoir, harakurikiraho nabonye Patrick Murinzi yazamutse. Anyway, mushyira ibiganza hejuru kuko n'abandi bose bashize hejuru kugira ngo menye uko nibujya nkurikiranya abantu. Thanks, go ahead. Reka ngusubize ntanze n'urugero. Reka mbabwire nkurikije impamvu u Rwanda rudafunga ba rwarakabije ba uriya wari guverineri yari prefe wa Ruhengeri ntuza Rucagu n'abandi bakoze genocide benshi bari kurukuzana mu Rwanda. Urukuzana mu Rwanda kandi ntabwo ari byo. No, kano kanya RDF wayivuze bihagije. Vuga Kongo niyo turiho aka kanya. Uko tuzanira u Rwanda sinkwemerera. Oya ntabwo nwemera uko u Rwanda ntabwo ari role model. U Rwanda ntabwo ari role model, u Rwanda ntabwo ari modele ya Kongo. No. Okay. Vuga Kongo niyo turiho. Reka ndege gutanga urugero ngusubize gusa. Muri politike hari icyo wirengagiza cyako kanya kugira ngo ubanze ukemure ibyihutirwa, noneho ukazagaruka kukemura n'ikindi kibazo gisa n'ikiri particulier ku muntu. Ni ukuvuga ngo ibyaha by'abantu bamwe na bamwe biba biri particulier runaka, ukabumusibura ukamusha muri kese muri parenthèse, undi nawe ukamusha muri parenthèse ye, noneho wamara gukemura cyakindi kiri global warangiza ukazagaruka noneho ukuraho na cyakindi cya buhoro buhoro. Ariko iyo ugize umugisha uwo muntu akisubira akajya ku murongo muri politiki urigisha, urasensibiliza, ugakura abantu ukabajyana muri vision yawe. Iyo uri leader ukabakura muri ya myanda bari barimo ukabazana ku murongo muzima w'urumuri wowe ubamurikira nka leader. Iyo bigenze gutyo rero ukabona babandi bari mu mwijima baje ku murongo wawe, nta mpamvu yo kubakurikirana. Rero uyu mugabo Nzangi n'abariya bose baba perezida wa parlement n'abandi bantu baje bavuga ibigambo bidahwitse baracyari muri ya mudu ya za leta babagamo za mbere ya leta ya Kabila, niho bari. Ariko firamezir perezida zukunda korana nabo ni ufite systeme na tekinike akoresha kugira ngo abagarure ku murongo, kandi nkuko bivuze ngo umunyabwenge agomba kugenda agakora buhoro buhoro yitonze. Sindi mu mutima we ndi gukora ni analyse politique ndiho ishobora gutuma nanjye namuha umwanya akabanza agakemura ibyari bigoye byo gukora guverinoma muri rusange, agashiraho iyindi yabona abashizemo batatu bazima nangwa batanu, akavuga ababandi basigaye buriya nabo nzagenda bakuramo buhoro buhoro nangwa mbigisha abazashobora kumva. Yarangiza nyuma agakoraho abaguverineri bose hafi ya bose yaragiye kubakuraho yemwe, nyuma yaho wenda yari gukora n'ibindi bikaba etape par etape. Izo points zikomeye akaba arizo yitaho, za zindi akajya ziyegereza kugira ngo abone ukuntu agenda abasensibiliza, abereka ko ibyo bari gukora atari byo, bagarutse ku murongo no mugisha, batagarutse ku murongo igihe cy'ubutabera cyagera agahita bashaka ku murongo bose akabohereza mu butabera. Nuko nguko bigenda muri politiki. Niyo mpamvu ari principe ibaho juridique tena ivuga ngo iyo politike yinjire mu dirisha ubutabera buca mu muryango. Nako iyo politike yinjiye mu muryango ubutabera buca mu dirisha. Nukuvuga ngo politike ije ari rimwe na rimwe cyane ko ariyo ishiraho ubutabera, ishiraho amategeko. Burya abanyapolitike n'abashama amategeko. Kubera uravuze ngo politike ya Kisegeti yirengagije ubutabera. Kubera ko ndi kuvuga ngo hari uburyo ntabwo ari yo yonyine, wanze ko ntanga urugero. Niyo mpamvu nkubwiye muri contexte generale iri bukugore kumva, kandi iyo mvuga urugero wari kubyumva vuba vuba. Nukuvuga urugero ku Rwanda simbyemera kuko u Rwanda ntago ariyo modele ya Kongo. Nge ndi kukubaza ni gute ba promotinga umuntu aho kugira ngo bategereze yenda kuzamukosora cyangwa ngo bategereze kuzamurimoja cyangwa se ni gute bamupromotinga kandi mu byukuri hari ibibazo bigaragara ko
yashatse kubiba urwango mu gihugu ni gute aba promoted. Ikindi ndagira ngo icyo utari kudusubiza neza gikomeye cyane, reka ngusubize kuri principe ya Mandela basida ndeke u Rwanda ne kurukoraho nyabona koma rutendere. Mandela yaravuze hari bo ni yaciye umugana aravuga ngo pour éliminer l'ennemi il faut l'approcher. None kugira ngo urimbura umwanzi ugomba kumwiyegereza warangiza ukamuhindura umuvandimwe nangwa inshuti. Uri kubyumva rero nta kuba na Kabiri uyu munsi ayidegembya ari hanze suko nta byaha yakoze gisekedaze. ubwo Muhindo Nzanga yabaye promoted kugira ngo azarimburwe neza. Kurimburwa ariko bitari kumukuramo umwuka ahubwo kumurimbura gukuramo ibimurimo akamwigisha akamuha urumuri akava muri wa mwijima. Nicyo Mandela yaravuze, nicyo yaravuze cyane rwose, nicyo bivuze, nicyo Mandela yavuze. Ariyo yanabivuze nyuma yaramaze kuba president. Umugore we bari kurwana we ashaka ko yihimura ku bazungu. Mandela aravuga ngo ntabwo nihimura ku bazungu, ntacyo byaba bitandukaniye n'ibyo badukoreye muri apartheid. Hubwo reka mbahindure inshuti n'abavandimwe kugira ngo dukomeze igihugu cyacu cya Afrika y'Epfo. Nicyo gihe Mandela yavugiye rira jambo.